Hari imvugo yamamaye ivuga ngo kwishoramo imari cyangwa invest in yourself. Abantu benshi bayikoresha cyangwa bakayibona hirya no hino, bakayumva abandi bayivuga ariko badasobanukiwe igisobanuro cya nyacyo cy'iyi mvugo. Invest in yourself bivuze kwishoramo imari wowe ubwawe bwa mbere y'uko uzishora ahandi, kandi bikaba bisobanuye uburyo bwo gukura mu bwenge ndetse no mu mikorere no kunoza uburyo ukora bigufasha kugera ku ntego yawe cyangwa ku kindi kintu cyose wifuza ufata nk'intsinzi. Burya buri muntu wese muri kamere ye aba ashaka kugera ku ntsinzi. Iyo ntsinzi ikaba kugera ku mwanya runaka, kugera ku bukungu cyangwa ku bukire, cyangwa kuba umuntu runaka nko kuba umupadiri, kuba umwarimu, kuba umuntu abantu batandukanye, urwego rw'abantu batandukanye. Burya buri kiremwa muntu cyose kiba gifite ibitekerezo muri cyo biganisha kuri icyo kintu. Invest in yourself cyangwa kwishoramo imari rero bukaba ari uburyo bwiza kandi bunoze bwo kugira ngo bugufashe bwo guhindura imyitwarire yawe ndetse no kongera ubwenge bugufasha kugera kuri ya ntsinzi yawe. Ya ntsinzi yawe twavuze ko ishobora kuba ikintu cyose ibintu bitandukanye, byaba ubukungu se cyangwa ubukire, cyangwa kuba kugera ku mwanya runaka n'ibindi byinshi. Invest in yourself bisobanura kwiga, kunoza no kwiga imico mishya ndetse no kwiyungura ubwenge kugira ngo ubashe kugera kuri ya ntsinzi. Ndaguha urugero. Niba nshaka kugera ku bukungu cyangwa ku bukire nkatera imbere, uko byagenda kose hari imyitwarire ngomba guhindura, harimo nko gukoresha amafaranga yanjye y'umurengera, utagira gahunda ihamye no gutinya gushora imari ngo natangiza business cyangwa ubucuruzi runaka kugira ngo ubashe kumenya inyungu. Niba ubitinya biragoye ko wagera ku ntsinzi y'ubukire. Rero kwishoramo imari ni ukunoza ibyo bintu byose, ukiga imico mishya, ukiyungura ubumenyi bujyanye na bya bindi wifuza, uravuga ku bukungu, ndetse ugasoma ibitabo byinshi bihishemo ubumenyi, ugasoma imbuga za interineti zitandukanye zigufasha kwiga no kwiyungura ubumenyi, ugasobanuza abagutanze muri icyo kintu ushaka gushoramo imari cyangwa kugeraho, bakaguha inama. Ubundi invest in yourself ushobora no kubihuza no gushaka abantu bakugira inama cyangwa baguha ubumenyi, bakungura ubumenyi udatari ufite. Ubundi invest in yourself ikaba ari intambwe ya mbere y'umuntu wese ushaka kugera ku ntsinzi. Dore uko wabikora. Icara urebe intsinzi wifuza kugeraho iyo ari yo. Burya intsinzi ni nyinshi. Hari ugutsinda mu ishuri, hari ugutsinda ukagera ku bukire aribyo bita success life cyangwa successful cyangwa success, ndetse hari no gutsinda urubanza runaka n'ikindi kintu cyose ushobora gutsinda kugeramo intsinzi. Iyo rero ubashije kumenya icyo wifuza n'icyo ushaka gutsindamo, uricara ukareba ese ni iki nakwiga gishya cyamfasha kugera kuri ya ntsinzi yanjye nifuza kugeraho. Iyo rero ubonye ko ibyo ugomba gukora ugomba kubyiga no kubishakaho hose wabikura, burya uba uri gukora icyo bita invest in yourself cyangwa uri kwishoramo imari. Ibi bikaba ari umuco mwiza buri wese agomba kwiga, dore ko burya twabonye ko buri muntu wese avukana amashagaga yo kugira ngo atere imbere cyangwa agere ku ntsinzi.